Hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu ugarutse nanone nje kubabwira kuri mining ya Interlink. Mining ya Interlink ni mining ikomeje guca ibintu, aho imaze gukoreshwa n'abarenga 3,316,275 kano kanya ndimo mbakorera iyi video kano kanya. Nugaruka urasanga imaze kwinjirwaho n'abandi bantu, ye kuba ari wowe usigara nyine, ye kuba ari wowe usigara. Video yo kubyo wafunguramo account narayiberetse, kandi nyamuneka igihe wafunguye account ukibagirwa kuverify isura, ujye umenya ko account yawe iri mu byago byo kwa bayisiba. Impamvu bayisiba ni ukubera yuko baba bakeka ko ari amamashini nyine, ari amarobo nyine yabikoze. Wowe rero uragenda ufungure account utabizi. Ndashyira video muri comment y'uburyo bafunguramo account. Nusanzwe uzi ibintu by'icyongereza yakwirogingisha nyine, yafunguramo account nta birenze. Ariko wowe utazi gusoma icyongereza neza cyangwa utazi kuba wakwiyobora mu bintu, video ndashyira link muri comment y'uburyo bafungura account. Uragenda ukande kuri iyo link, irafunguka ihita ijya kuri video yerekana uburyo bafunguramo account. Kandi niba ushoboje gufunguramo account ujye verify isura nyamuneka, kugira ngo account yawe idasibwa. Niko kantu nongera mbabwira, nongera mbasubiriramo kugeza na kano kanya. Njyewe kano kanya kugeza kano kanya maze kumayininga coin, nyine coin yabayita ITLG ibihumbi 10. ITLG ibihumbi 10 tuvuge ibaye imwe isohotse ingana wenda n'idolari rimwe. Ubwo namfite amadolari ibihumbi 10. Amadolari ibihumbi 10 kano kanya ni miliyoni 14. Okay, nta kibazo. Reka twemere ko tuvuze amafaranga menshi cyane, sibyo? Reka tuvuge igiceri cy'ijana cy'amanyarwanda. Tuvuge ITLG imwe ingana n'igiceri cy'ijana cy'amanyarwanda, urahita uko ibihumbi 10 ni miliyoni imwe. Reba ayo mafaranga rero uri muritesha nkubwira. Kano kanya shaka uburyo wafunguramo account. Application iba kuri Play Store, nta birenze gufungura account. Ndabashyira video muri comment y'uburyo wafunguramo account. Noneho referral code uri bushyiremo ukimara kubona iriya video, referral code uri bushyiremo urayireberamo hariya. Nari nayisigana kuri screen murayibona nyine. Referral code ni nimero yanjye ndi buhashyire, ni iki nimero cyanjye ariko ntajya nkoresha nyine, nicyo ndi buhashyire. Rero iyi mining imwe yica amazi. Ubushize nakoze video, mbona abantu bayinjiyemo ni abantu batarenze 7. Abantu 7. Just nawe ugomba kuyinjiramo kuko izatanga amafaranga menshi cyane, menshi. Aho uraza ukajya wikinira amagame ukinjiza coin ibiki byose. Nyamuneka rero ugomba kugenda ufunguramo account kugira ngo uhore no kumayininga ni buri masaha 4. Kumayininga ni amasaha 4, ntago ari ibintu birenze. Kumayininga uza hano kuri kano kantu mine ITLG, ugahita ugakandaho kagahita kaza hano iyo igihe cyo kumayininga kigeze haba ku bururu handitse ngo tap to mine. Hano warangiza ugahita ukandaho ukamayininga. Ariko kano kanya mo baranyereka igihe mbura ngo mining ndabura isaha 1 n'iminota 30. Mininga. Kandi ikindi gutumira inshuti zawe nabyo bizagufasha kwinjiza coin nyinshi. Ngiye niba wanyinjireho kano kanya nta kibazo, nanjye birampa bonus, nawe baguha bonus. Utajya kwinjira kuri bonus byongukira kwinjije abantu. Nawe winjiye hari bonus baguha bitewe nuko winjiriye ku muntu. Iyi mining rero muyiteho, irakomeye, ifite amafaranga menshi. Reba abaterankunga ifite. Kanguye wa mbere Google Startup, urumva
ifite na Interlink Lab nawe ni umuterankunga. Noneho n'ingiyi NYCE, ikigo cy'imari n'imigabane muri New York. Urabumva abaterankunga batanzeho amafaranga menshi cyane kugira ngo iyi cryptocurrency izamuke, igire n'agaciro kanini, igikoreshwa mu bintu byinshi. Wowe rero icyo ngusaba ni ukuyitangira, ugakora na subscribe kuri channel kugira ngo nkora ngo ama update ajyanye n'iyi mining, hatazajya hagira ikintu cyiza kikagucika. Rero mu gusoza video kwanjye ntago nambirana, icyo nabashishikariza ni ukubifunguramo account niba utarayifunguramo. Referral code ingiyi hano kuri screen, nurangiza unaverify isura. Kuverify isura ntago ari ibintu birenze cyane. Ni ukugenda barabikwereka muri bubikore muri video yo gufungura account narabyerekanye. Barabikubaza ukagenda ugakurikira amategeko bakubaza, biba byoroshye cyane. Sawa, nuko umusozo wa video ndabashyiramo akabora k'uburyo wa verify isura muri Interlink. Sawa, niba video igufashije kora subscribe, like, no muri comment wandikemo ikintu naza gukora ubutaha. Ciao. Kaze mbere ku buryo wa verify isura. Nujya ku verify isura ukanganda kuri kara kantu ko mu nguni hejuru kameze nk'umuntu, ni kuri bukandeho. Numara kugakandaho utegereze karita gafunguka. Nikamara gufunguka rituzu kandi hano hantu hashushanyije akantu k'agasura kandi ubona nakizemo aga fresh, niko uri bukandeho. Numara kugakanda karita gafunguka gutya uhita ukanda next. Urahita wikandira next. Tegereze gatoya. Hano barahita bakubwira ngo ufungure kamera yawe nyine, urahita ukanda hano hambere ngo while using this app, itukandaho. Urangiza uhita ukanda kuri nanone next. Nurangiza harazamo isura yawe, niba kubwira ngo urebe ku runo ruhande uharebe. Niba kubwira ngo urebe ku ruhande rwa gutya ka fresh kaba kayirebayo, naho uhita urebayo. Niba kubwira ngo urebe ku ruhande rwo hejuru, naho urebeyo. Niba kubwira ngo urebe ku ruhande rwo hasi, naho urebeyo. Kugeza hose hasi icyatsi bose bakubivuriye. Nurangiza barahita basikana isura kanya gatoya, bayisikane gakeya. Niba yisoza bite byizenguruka gutya. Just abantu ufite amafone adafotora neza birabagora tu. Apfa kuba fotora gake, ariko izidafotora na gake ntago bibagore. Noneho dore ukuntu bashyiramo referral code kugira ngo ujye winjiza amacoin menshi. Referral code yanjye ngiyi hano kuri screen. Urahita uzukanda noneho hirya yaho handitse ngo referral. Murahabona referral ku ruhande rwo hirya kakandika isura. Uhita uza ukanda no human hash. Murahabona hegera hariya hejuru. Uhakande. Barahita bakuzana ahantu hameze gutya. Urahita hariya wandikamo referral code yanjye ngiyi ubona iki nimero nashyize hano, nicyo uri buhandike. Urimo urakibona iki nimero buhandike. Nurangiza kukihandika urahita uza gukanda kuri submit. Nimero yanjye ni referral code, ni iki nimero nasize hano kuri screen murakibona. Nicyo muri bwifashishe. Noneho hano ukimara kugira bazahita baguha coin n'igihumbi. Bazahita baguha coin igihumbi bamaze gushyiramo referral code yanjye. Wamana submitinze wabanje no kuverify isura. Uzi tukanda hano hasi ndetse mine yitarije bahita baguha igihumbi coin. Sawa rero video ni ugufashije, kora subscribe, fungura inzogera, turi kumwe. Ciao.